bindengera hano hari imbwa zirimo kuza zikansanga imbwa zikamoka ko sindimo kuzitinya akaza amapusi n'aba diamond amakuza inzoka zincarwatsi n'abana zirimo guca mu bihuru ako ngasenga zikanco zikagenda mu izina rya Yesu kubera Uwiteka Imana ishobora byose ngomba kuzava amahoro mu mwuka w'abazima gorera Imana musore muto uracyari muto korera Imana uzayikorera warapfuye uzayikorera wirwa mu buraya uzayikorera myumukira kuri iyi si umurere mu amezi 9 kiri mu nda nyina uramwonsa uramukuza none birabinarimo bikuye mu izina rya Yesu Kristo katika cinara Imana icyubahiro ibitutsi byo kubabyeyi wituka umwana w'umuntu waretse kabaho nkuko nawe uriho Imana kwera guhaye ukaburiho cyangwa n'umusozi murabureba sinzi na hano mu gishanga na hano habi mu butayu iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabiranye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes bihe byiza rero kuri we wese mwakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV ni mu Rwanda zagara musore musagira ko ushinzwe kumite musabwa nazashaka nyuma y'imyaka ari nayo kasongweho Minanzi ya Nyamusi ntanyine suhuza abavandimwe abarundi bajya munyereka ko munkurikirana cyane suhuza bari Canada suhuza ari Amerika suhuza bari Australia suhuza bari hirya no hino mu Bubiligi Budage Utaliyani ndetse n'indi bihugu muri inshuti nziza kandi munyereka ko ibyo nkora mu bishima ariko nibitagendanye neza nyaboneka mujye mukora muri comment aho ngaho mwandike muti uzahindura iki cyangwa se wongera iki byaba byiza rero byaba byiza dukomeje kubana kuri channel ya Manzi na Innocent tukabana mu bihe byiza byose bishoboka kandi bizaze ko ntazabatenguha uyu munsi rero njyewe namenye inkuru itaragakuru ngo uwitwa Matsiko nyuma yo kuva mu butinganyi nyuma yo kwinjira mu bijyanye n'ijambo ry'Imana noneho ngo yabari mu butayu ni mu butayu na hano mu musozi na hano mu mazi bandangiye kubahazi mu Rwanda ngo asanzwe yitwa za Kanyarira sinzi nge nibona byumvanye nabahaza aho basengera ubwo rero nagize ngo dusimbuke tujye kureba Matsiko aho yegeranya n'Imana aho asenga Imana aho yegereza umwuka wera aho yitakambira Imana ahasaba Imana ko ari cyo yamufasha mu buzima bwe kandi koko hari cyo yakoze kuva mu butinganyi ikintu cyari cyoroshye kubagirirwa icyizere n'abantu akaba yasenga agasengera abandi ni byiza kandi nawe aho uri wose wabishima ntago ari umuntu n'umuntu agiye ugira ingaruka nyinshi indwara agiye yanduriramo n'ibindi byinshi ndagira ngo rero njyane namwe simbarambere cyane mureke tujyane tugere aho Matsiko yabari tugere aho Matsiko yateraniye tugere aho Matsiko yegereje Imana twumve tumubaze tuganire nawe twumve icyamuteye kuba asigaye yizera Imana cyane akaganira n'Imana agahuza n'Imana kandi ibyo koko umuremyi burya niwe mugengo wa byose Imana niyo twese itureberera niyo idufasha niyo ituma nje nawe tubaho ni byiza ko twizera Imana ni nabyiza ko dukwiye kwizera mwuka wera ngira ngo sinza aho banyuze muri ibyo byose ari guca hano ngira ngo Imana Banyarwanda Imana nta kiruta nta kisumba n'abahuri uri mu izo ngizera zitari nziza uri mu byo bibazo uri mu byo byago byose nakugira inama yo kwegera Imana ugasenga kandi buriya ngo Imana uyizeye aragibona kandi niyo iduha guhinduka niduha impinduka nziza niduha buri kimwe cyose ngira ngo muri kubibona yuko ibihuru nabimaze nta hantu ngo mu mukoki ngenda mu byihanganira cameraman ntuze gukora kamera tujyane bareba uyu muhungu hasengera ubyeyi uraho yego atwe tuje kureba umuntu hano waje kwiyegereza Imana ngira ngo muri kubabona sinzi ko ngerayo sinzi turaca hera ryabaca hano ngira ngo umubyeyi ari kutwereka aho tunyura ubwo muzigiye kuzanshaka kuri radio oya humura duca ngaha ngira ngo bari kubibona yuko
Cameraman dukomeze tujyane. Matsiko ahantu mw'abantu mwinjira muri kuhareba. Cyangwa murimo murabibona yuko Matsiko rwose. Matsiko ndogoya kuko ndimo gusinga mu izina rya Yesu. Nirukanya abandogoya, nirukanya imyuka mibi y'abadayimoni. Matsiko imyuka mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu mu izina rya Yesu. Matsiko mu izina rya Yesu ndimo gusenga w'indogoya. Uwo ari wowe wese sinkuzi sindakubona, mbabara ndimo gusenga w'indogoya mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Niki murifuza iki? Wakigera nase tukagana tukajya habona tukaganira. Ndimo gusenga murashaka iki urifuza iki? Mu izina rya abantu mwe ni urugendo rutoroshye ngira ngo murabibona. Mba nasha gusenga mu izina rya Yesu. Mba bahindanye mba nahindanye mba ndi mu butayu ndimo gusenga. Haleluya. Mba ndimo gusenga mu izina rya Yesu Kristo katika jina. Mba ndimo gusenga nirukana imyuka y'abadayimoni. Ndimo kurukana umwuka uri mu bagabo babagirimo kujya mu butinganyi. Ndimo kurukana umwuka w'abadayimoni urimo kujya mu rubyiruko. In basic Mana ishobora byose, Mana ikora ibitangaza, Mana ishobora byose waremye isi n'ijuru. Ndakwinginze ndatakambye nkuko mba naje kuri uyu musozi, nkuko mba naje muri aya mazi. Mana garukira urubyiruko rurimo gushira, garukira ababyeyi, garukira abasaza n'abakecuru. Abasaza barimo kwifatira abana babo babyaye ku ngufu, ugasanga umwana mubyeyi arihekuye umwana yibyariye, ugasanga aramwishe ngarashaka ubutunzi, ngarimo gushaka ibitambo ajya gutanga ikuzimu kugira ngo abone ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose mbikuye mu izina rya Yesu katika jina la Yesu. Mana n'ikibanyarwanda zikari wowe ushobora byose, zikari wowe mugabo, zikari wowe ufite intwaro, zikugomba kweza abamarayika bawe bakaza muri iyi si kuko isi ndabona igeze ku iherezo. Haleluya. Mana ndimo gusenga mu izina rya Yesu. Ese Matsi aha hantu waje mu musozi umeze gutya, njyewe abantu bamamage bamwe ngo wa muhungu wanyu mwajyaga mukoresha yambaye amakanzu ngo yaje ngo ahantu ngo aryamye mu mazi ngo arimo arasenga. Njemba ndimo gusenga Uwiteka kuko isi ndabona irimo kugenda, ndimo kubona urubyiruko rurimo gushira. Nimba umubyeyi arimo gufata umwana we yibyariye agasanga aramwishe ngarimo kumutangamo ibitambo, hano ku isi harimo abantu barimo gushuka abanyarwanda ngo kugira ngo ubone ubutunzi, kugira ngo tugushyire muri eminate, ngo banza umena amaraso, ngo ubundi tugushyire kuri eminate, ngo ubone amamodoka, ubone amazu, ubone ibiki byose. Biriya barababeshya mu izina rya Yesu. Nibareke kubashuka, bareke kubangiza mu bwongo, bareke kubaforomata. Bibaforomata biraba barimo kubabesha mu izina rya Yesu. Barimo kubashakamo amafaranga, ugasanga wihekuye agatama kawe, ugasanga ugiye kubapfumu, ugiye gucuragura, ugiye gupfumagura. Bakubye ngo ugende uzane inka y'isa y'ibara rimwe, genda uzane inkoko y'ibara rimwe, genda uzane intama y'ibara rimwe. Baba barimo kubabesha, baba barimo kuvuga ngo baravuga ngo iby'abakire biribwa n'abapfumu. Yego Mureke Matsi ko ngiye kankubaze, iki gitekerezo cyaje gute? Igitekerezo cyaje gute kuza ahantu nkaha uri wenyine, wicaye wenyine? Igitekerezo cyaje gute Matsi? Njyewe iki gitekerezo hano mamaze uyu munsi ni wa kane mamaze ndimo gusenga mu yego ndahangaha ni uhaza kumanywa gusa ariko maza kumanywana n'ijoro nkaharara mba ndi kumwe n'ingabo indengera. Hano hari imbwa zirimo kuza zikansanga, imbwa zikamuka ko sindimo kuzitinya. Hakaza amapusi ni abadayimoni, amakuza inzoka zincarwatsi n'abana zirimo guca mu bihuru, ako ngasenga zikanco zikagenda mu izina rya Yesu. Matsi ibi bintu kuko Matsi uraza kubivamo. Ibi bintu ngomba kubikora nk'ibintu niyemeje. Ibi bintu umwuka wera Imana yamvugiyemo, Imana yambwiye ko hano ngomba kwamara ukwezi kandi ntacyo nzaba, ntakizankoraho, yaba ari intare, yaba ari umuntu, yaba ari umwana w'umuntu, yaba ari inyamaswa ifite imbaraga, yaba ari inyamaswa ifite amenyo akakaye, yaba ari ingona, yaba ari intare, yaba ari iki, nta na kimwe kizanshobora. Kwera mfite imbaraga, mfite Bibiliya, iyi ni ingabo, iyo ni Imana ngene nayo, iyi ni abamarayika hose mba ndi kumwe n'abamarayika b'Imana. Haleluya. Yes.
Yesu. Matsi, ibintu byo gusenga gutya mu butayu wabitangiye ryari? Ibi bintu mbimazemo igihe kitari kinini cyane, kuko kuva naboneye Bibiliya yuriya mu mama rumva amaze gusarara kubera kurirwa hano mbwiyiriza narya na kinanywa, ugasanga abantu baje hano arambonye ngura n'umusazi, ngura yarasaze, twamubonaga mu butinganyi, twamubonaga mu biki, ariko bavuga ibyo bashaka. Ingenzi ko umurimo niyemeje ngomba kuzawusoza amahoro kandi nkazataha no mwijura amahoro mimwaka ndi muzima, nkagerayo nkavugana n'Imana nkabyata Imana umurimo wo mwisi narawukoze, igisigaye ni icyawe, ibihembo bisigaye ni ibyawe Mana. Ese Matsi, sibye kuba uri gusengera hano, kusengera no wenyine wahaje basanze basengera cyangwa naho waje wenyine ntago abantu basanzwe basenga? Hano hajya haza n'abandi, musanze abandi batashye n'abandi barahasengera, hasanze n'abandi bambye atanuje gusengera, haba imbaraga mbi, haba imbaraga za Satani. Haza hano usanga urimo gusenga ukumva ari minja zirimo kurira, ugahiga izo minja ukazibura, ukumva abantu barimo kuvuza ingoma, abantu ukababura, ukumva abasaza barimo guseka, ukumva abantu barimo kuvuga ibintu, bose ukabahiga ukabara bari imyuka mibi y'abadayimoni. Ariko nge singitinya, bahansize nge nyine ni mu gihuru, n'ahantu haba abantu bose batatinyuka, ariko nge kubera Uwiteka naje gukorera nta cyankanga mwiza. Ndetse Matsi, hano hantu utunzwe n'iki ko tubona nta nkono hafite, akaba nta kintu kimwe cyo kurya, hano utunzwe n'iki? Jewe nunzwe n'imbaraga z'Imana, nunzwe n'imbaraga z'Imana, nunzwe n'umwuka wera, nunzwe n'amavuta mu izina rya Yesu. Iyo minsi umazine wimaze utarya ubahanga? Nago ndimo kujya, ari ipantaro irimo kugwa, urumva ijwi rimaze kugenda, ariko kubera Uwiteka Imana ishobora byose ngomba kuzava amahoro ku mwuka w'abazima. Korera Imana musore muto, uracyari muto, korera Imana, uzayikorera warapfuye, uzayikorera wirwa mu buraya, uzayikorera wirwa mu busambanyi, uzayikorera wirwa mu marogi, urara mu marogi ukabona amafaranga ugahamagara abakobwa. Oya, urimo gukorera Satani. Mugarukire Imana, mugarukire Uwiteka. Yego Matsi, Imana iracyabakunda, Imana iracyariho. Hama bavuga ngo Imana sikiriho, Imana iracyari. Ode enite sekate sepa. Imana iracyari Uwiteka Mana we. Mana ngwino wiyerekane, Mana garuka wiyerekane. Watanze umwana wawe, ibyo bamukora urabizi, bamubambya ku musaraba, bamukubita inkwata mu rubavu, bamukubita ikizingwa cy'amahwa. Mana we garuka wigaragaze Yesu. Rwanda nyamwe Matsi ku murimo muramureba asenga, abavuga kutakiriho ukaza ukiyerekana. Mana ndakwinginze ndagutakambiye Mana, nziko wumva amarira yanjye, nziko wumva amaganya yanjye, igaragaza mu mabuwate, igaragaza ku bubari, igaragaza hindaye zitegera, bose bakuremira myuka mibi y'abadayimoni, maze ugaragare mu nsengero. Hanyuma abagenda bakagusha abapasiteri, hanyuma abagenda gusanga bagiye kwica, hanyuma bajya gusanga bashaka kugusha. Kuraho mu izina rya Yesu Kristo katika jina Yesu, amen. Yose Matsi, njyewe ndi umwe mu bantu batunguwe ni kukubona usenga gutya, ngira ngo n'abantu bose arumva ko ufite amavuta, si bimwe byenda ngo ni puranka cyangwa se. Ese Matsi, ibi nano byizere kuvuye mu butinganyi cyangwa turakona mu gitondo busubiyemo? Ibi ni ukuza kubeshya abanyarwanda ejo ukongera ugasubira mu byo wari urimo? Asubira mu butinganyi mu izina rya Yesu. Iryo jambo sima nshaka kuryumva. N'abari abayigi n'abari bakayusi babeshya ngo bavuye mu butinganyi bakiburimo, babeshya abanyarwanda, bareke kubeshya bagarukira Uwiteka. Barimo kubeshya abanyarwanda, ariko Imana ntabwo bazayibeshya. Imana nziko ishobora byose, nziko biriya bigira ejo nibarimbuka bazicuza batangiye kugera mu muriro. Nka biriya bya Jackie ajya kuri social media ngarasambana, muzamubuza gusambana ninde? Jackie reka gusambana, garukira Uwiteka. Ndagusengera ndi hano muremye umukira kuri iyi si, umurere mu amezi 9 akiri mu nda ya nyina, uramwonsa uramukuza, none biriya bintu arimo mbikuye mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Jackie nagarukira Imana. Jackie yarabatijwe, amaze kubatizwa aragwa, nagarukira Uwiteka kuko ari mwirimbukiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Sengera n'undi muntu mu bantu baba muri showbiz bagenda. Undi muntu nasengera ni Gasuku wa Mipango, umwami w'abagore. Ndagusangira uri wose, gabanya
ibintu byo gutukana, ndimo kumva kuri social media urimo gutuka ba jihadi, urimo gutukana ibitutsi bitavugitse, ibitutsi bidahesheje Imana icyubahiro, ibitutsi byo ku babyeyi, wituka umwana w'umuntu waretse akabaho nk'uko nawe uriho. Imana kwera guhaye ukaba uriho, ukubaka izina ukamenyekana, ntabwo byakavuze ngo wakaranzwe n'ubututsi. Ndagusenya gasuku wa mipango, mwirukanye imyuka abadayimoni itembera iwawe, nirukanye imyuka iri muri izo mbwa zawe ziri wowe gasuku, izo mbwa utunzi wawe, ndavuze ngo gabanya izo mbwa ziva muri icyo gipangu mu izina rya Yesu, ndimo kuzibona katika jina la Yesu, amen. Ngira ngo abanyarwanda Matsiko muramubonye. Matsi, izi mbaraga zo gusenga gutya uzikurahe? Izi mbaraga zikura muri Bibiliya. Imama yamaye yambye ati n'ingabo ikurengera, n'ingabo ikomeye, nta kintu kizagutera, nta mwanzi uzakwataka, nibyo byose nakubwiye ngo ibikururanda ibiki byose bihagira bikaguruka. Imbaraga zose nzikura muri Bibiliya mu izina rya Yesu, amen. Matsi, reka ngushimire. Urakoze, namwe murakoze. Ngushimire mubwira ati komera mu Mana, burya ibigeragezo biraza ariko ikagusiga. Hari Imana agiva ngo kubera Imana badutega dusimbuka, kandi ibyo bazadutega byose tuzabitaruka mu izina rya Yesu, amen. Matsi, urakoze cyane. Sa namwe murakoze, nanjye kuguma hano umeze n'isengere, ni nsengera iki gihugu cyacu, nsengera nyakubahwa Repubulika Paul Kagame, atariho uyu mutekano no gwa buhari, atariho si twaba turi aha ngaha. Nyakubahwa ndagusengera Imana ikomeze guha imbaraga, imitsi yawe niyo idutunze, imbaraga zawe nizo zidutunze, kuba turiho ni ukwera wowe, kuba dufite umutekano ni wowe. Abanzi bava Kongo bakaza kudutera, ariko tukabafata bataratangira kurasa, niyo batangira kurasa amasasu yabo tuyazimiriza mu kirere, kubera Uwiteka n'Imana ikorana nyakubahwa Paul Kagame. Aho uri hose ndagusengera n'umuryango wawe, n'abana bawe, abuzurukuru bawe, umukwe wawe, Imana izazikomeza ibarinde, ibaha imbaraga, ibaha ubushobozi, ibaha imbaraga, ibahe kudasaza, kugira ngo iki gihugu cyacu gikomeze gihore mu mahoro. Ntabwo tumeze nka Kongo hahora intambara, ntabwo tumeze nko mu gihugu cya Butini gihoramo intambara, niyo bashatse kudutera. Akagugu kacu ni gatoya, nta ntambara dushakamo amahoro n'umutekano n'umwuka wera w'Imana. Haleluya, amen. Amen. Reka rero nshimira abantu bose, ngira ngo abanyarwanda murabibonye, aha turi ni mu butayu, naho abantu ngo biyegereza Imana, ngira ngo ni mu bihuru bimeze gutyo by'imifatango ndetse n'ibindi bintu. Matsiko tumusanze rero, tumusanze asenga, ngira murabibona si ahantu umuntu yaba, ngira ngo ni umusozi murabureba, sinzi ni ahantu mu gishanga, ni ahantu habi, ni mu butayu, ariko Imana iraza kudufasha, kandi Imana ishimwe yuko ikomeje kubana natwe, dushoboje kugera kuri Matsiko tukamenya ibyo yararimo. Tumusengere, tunamubwire ngo nakumane n'Imana, mu Mana byose birashoboka, nta kinanira. Yaremye umuntu, imemera nuko izabaho, niyo burya ngo itanga igaburira n'inyoni kandi zidahinga. Nawe rero aho uri wumva bitameze neza, uri mu bitaro, aho uri hirya no hino, wowe uri mu magereza, abari hirya hose, ndabashimiye kandi nagira ngo mbabwire yuko mukomeze mwizere, Imana izabikora. Ibiganiro byacu byiza byo nakagaruka. Ciao ciao.